twizere ko aho muri mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. Turabasuhuje niba uri mu Rwanda, Nyagasani Yezu nabane nawe. Niba uri mahanga, aho wagiye, aho ukorera, aho utuye, ujye uhaha kandi uronke. Nkuko wabibonye mu nkuru tugiye kukugezaho, tugiye kugaruka ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda. Dutegereje ko bazakora ubukwe kandi abo bakobwa bakaba bateye neza cyane. Mbere ko dutangira, nagira ngo nkubwire ko aba bakobwa ku mbuga nkoranyambaga barazwi ndetse banakurikirwa n'umubare w'abantu benshi cyane. Impamvu twakoze uru rutonde nuko Clarisse Karasira, uyu mustar muzi mwese, aherutse guterwa ivi asabwa ko yakubaka akava mu bukumi akaba umugore. Nukubera iki aba bakobwa bo badakora ubukwe, cyangwa nukubera iki aba bakobwa bo badaterwa amavi ngo bakore ubukwe bave mu cyiciro kimwe bajya mu kindi? Nimuza kubamenya mukamenya ibyabo byose muri butangare. Gusa nanone nawamenya nawabatera amabuye. Reka twihuse cyane duhere kuri bonus cyangwa umukobwa watuma mwinjira neza mukamenya ko abari kuri rutonde ibyabo bikwiye gusubirwamo. Ku mwanya wa nyuma uhera, reka duhere kuri Asna Ella. Uyu benshi muramuzi, yakundanye na Riderman igihe kingana n'imyaka 8. Murumva ko bene uwo mukobwa bakuze. Ubundi kujya mu rukundo ufite imyaka 14 wakundana no mu myaka 8 na mbere hari abandi mwakundanye, ni igisobanuro cy'uko mu by'ukuri ukuze cyangwa ko ugeze igihe cyo gushaka. Gusa Asna Ella na bugingo ubu nta mugabo nta n'umwana tuzi yaba afite, cyangwa yewe nta n'umuhungu bivugwa ko yaba yenda gutera ivi. Twihuse cyane rero, reka tujye ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda. Turindire ko bazakora ubukwe kandi abo bakobwa bakaba bateye neza. Mwamenye cyane muri filime nyarwanda, by'umwihariko mumenya muri filime nka City Maid. Yari umukobwa actrice principale muri filime ya City Maid, by'umwihariko ishingiye ku nkuru yari ishingiye ku mukobwa w'umuturage kazi waje kuza mu mujyi akitwara muri bwa giturage, ariko mu nyuma akaza kuza gushabuka cyane. Ni Nikuze Piolette cyangwa se Musana se Laura cyangwa se Lola, no mukobwa w'umumama. Ku makuru mfite nuko ngo burya afite umwana, ariko kugeza kuri ubu ngo akaba ari umukobwa navuga ngo udafite umugabo kuri ubu. Ku myaka isaga 28 yose y'amavuko, akaba akiri umukobwa ukiri single. Ni ikintu navuga ngo abantu benshi nanjye ndimo bakwibaza impamvu yabyo. Nawe urindiriye ubukwe bwa Nikuze? Ni kimwe mu bintu byiza kandi cyane negereje nyije mu matsiko muri uyu mwaka. Cyangwa nawe wari uzi ko ubukwe bwe azabukorana na Nick wo muri City Maid n'ubundi basanzwe bakinana, ari umukunzi we babyaranye umwana n'ubundi. Iyo urebye isura ukareba imisosi ukareba imiterere neza, ubona kuri ya mwana w'umuhungu bishoboka ko yaba ari we mwana wa Nikuze Piolette wo muri City Maid. Afite imyaka 28 y'amavuko. Uri mu cyaro ufite imyaka 28, uri umukobwa, igira umukobwa mbega. Ari mvugo abakuru bajyaga bakoresha kera, ni umukobwa aheze kwishyiga. Burya mbere gato ariko umukobwa urengeje imyaka 25 atararongorwa ni hamwe yatangiraga kwiheba kwego rwo hejuru. Bizagora ko mbona umugabo, bizagora ko umuntu aza kurongora umuryango wacu agendeye ku mpamvu ABCD. Kuki ntagiye bura ntidutera umwaku n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahashize byari bigoye cyane ko wabona umukobwa urengeje imyaka 25. Ubu imyaka 25 bayitaga imyaka yo kwiheba ko mwana umukobwa ukiri mu rugo. Iyo waba gutararambagiza ku myaka 25 watangiraga kwegera Yesu umwami w'umukiza mu bugingo bwawe, ukamubwira ati Mana ryasezerano wansezeranyije kutari kurisoza muri aka kanya. Nikuze ku myaka 28 afite umwana, makuru mfite n'ubwamamara afite no kuba ari mu ruganda
abagabo bafite urukundo bari romantique, kuba ari mwiza, kuba yitonda, ni byinshi cyane bituma twibaza. Yes, ni byinshi cyane bituma twibaza ni ukubera iki nikuze imyaka 28 adakora ubukwe cyangwa atarongorwa nk'uko mu mvugo isanzwe izwi na benshi bikunze kuvugwa. Ikindi cyane kuri uyu mukobwa, ni umukobwa ukunda gukipinga ubuzima bwe private. Yego, biragorana cyangwa byaranagoranye, ndumva bishobora no kuzanagorana kumva hari umusore uri kuvuga mu rukundo na nikuze ngende kukuna muwe cyangwa se ukuntu munsi, bikanatuma benshi narutekereza ngo nikuze ahagaze gute mu rukundo, nawe ashobora kudutunga nko Kalisa yadutunguye. Yego, ariko byaba ari kera ako kantu kimo. Yego, reka twe gutinda cyane tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 hari Asia Mutoni, nawe afite imyaka 28 gusa. Abarebye filime nyarwanda mu minsi yatambutse cyangwa mu myaka yashize, yego, uyu mukobwa baramuzi, baribuka umukobwa mwiza w'inzobe, yego, ufite baby face, ubona meze nk'umwana wo mu bakire cyangwa umwana wo mu kire, kuko muri iyi minsi ni umwana wo mu kire. Afite YouTube channel, asigaye ari film producer, ni umwana wo mu kire, muri etage, aba mu nzu ya etage ya Kamwana, kunze kumwita ngo ni boss lady. Yego, nawe ari ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda kandi bateye neza, dutegereje ko bazakora ubukwe. Impamvu nawe azihuriyeho na Nikuze Violette, yego, kuko bombi bari mu ruganda rutuma baba expose ku bantu bashobora kugira ibyiyumviro bitandukanye, yego, bikava mu byiyumviro by'ubufana, yego, bikajya mu byiyumviro by'urukundo. Yego, ikindi urebye uko Asia ameze, uko Asia ateye, uko Asia avuga, yego, wari wareba amaso ya Asia, afite ikijwi cyiza. None ndizera ko abantu bari kureba ino video bari kubibona, mwitegereza amaso ya Asia ukuntu aseka. Noneho Asia ni umusilamukazi, ako kana abantu benshi hari ntabwo bajya bakibuka. Asia Mutoni ni umusilamukazi. Abasilamukazi tubaziho isuku, ubwiza, kwiyitaho, igikundiro, kwita ku mugabo, gukundwa akazi umuryango avuyemo cyangwa agiyemo, mbanga agaciro z'umugore. Nyine afite ibintu hafi ya byose umusore byakurura umusore cyangwa umugabo kumwe yamugira umugore. Erega ni n'umukozi. Abagabo dukunda, reka nivuga abagabo dukunda, cyangwa wowe umugabo ukunda umugore w'umukozi, umugore utekereza, ushobora kugira avuga uti sheri wanjye akadukora ibi ngibi, umaye miliyoni nayibyazamo miliyoni 3. Yego, umaye miliyoni 3 nazivanamo miliyoni 20. Ibyo ni ibintu bishoboka. Yego, Asia Mutoni rero nawe ari ku rutonde rw'abakobwa beza cyane mu Rwanda kandi bateye neza, turindiriye ko bazakora ubukwe. Gusa igitangaje kuri uyu mukobwa nawe nuko mu mbuga nkoranyambaga akoresha, mu bwamamara afite na rimwe yari yavugwa mu nkuru y'urukundo. Kare ubundi twari tuzi ko sheri we ari Nick, ariko tuza kumenya ko Nick afite umugore ndetse n'umwana. Nick abavuye mu nzira, ndetse hari umunsi igeze kujya Tanzania afatana ifoto na Livan. Yego, birasakuza cyane ko bari mu rukundo, ariko bihakana yivuye. Ni bimwe abantu batazi amakuru. Livan asanzwe afite umugore, arubatse. Ni nimwe by'abastari nk'ibyo twabonye kuri Judith na Diamond Platnumz, cyangwa nk'uko Bruce Melody na Miss Gisabo nabo bameze. So twihute cyane, reka twihute dukomeze dutwike kandi twimanukire n'iki n'ubundi ni rwa rutonde rw'abakobwa beza 10 kandi bateye neza mu Rwanda. N'iki batwika ariko alislenge ngo badateze gukora ubukwe. Abangaba n'ubwo ntago baratwereka ko biteguye gukora ubukwe. So ku mwanya wa 8 rero, yego, nanjye maze gusa nk'umukomozaho gatoya, ni Miss Gisabo. Abamuzi mu mazina ye bwite cyangwa bashaka ko batayazi, yitwa Uwasehirwa Honorine. Yabaye Miss Popularity kubera yaravuze ngo
ubundi umunyarwandakazi mwiza yego n'uteye nkanjye nk'igisabo kandi ateye nk'igisabo kandi biragaragara uyu mukobwa yaratwikaga koko. ibyo bikaba ibihamya by'uko cyangwa icyo kikaba igihamya cy'uko byibura uyu mukobwa kuva yava muri Miss Rwanda kuko abagiyeyo nyuma ye n'abamubanjijeho gatoya harimo abakoze ubukwe yego ndetse tukajya no ku miterere y'uko yego we ubwe azi ko ari mwiza yego yakabaye yarakoze ubukwe cyangwa tuvuga tuti Miss Gisabo muri uyu mwaka afite ubukwe n'umuhungu witwa John Bosco cyangwa n'umuhungu witwa ahari amazina nkayo ngayo gusa uyu nawe ari ku rutonde nubwo ari mutoya kuko afite imyaka 24 ariko si umwana wo guta umugati yego kuko nk'uko twahoze tubigarukaho yego Clarisse Karasira waterewe ivi mu minsi yashize yego yamutanze ubwamamare ndetse aranamuruta yego gusa kuri Miss Igisabo nawe biragoranye yuko twamenya amakuru y'urukundo rwe w'umutereta usibye Bruce Melody tukunze kubabonana nabwo bari kwamamaza baratwika bari abasore abantu bakavuga ko bari mu rukundo ariko Bruce Melody numva agize abana 3 yego afite abana 3 n'umugore ab'umugore babana ni 2 ndi kuvuga aba Bruce Melody ngewe mvuze ko afite abana 3 n'umugore babana nawe yakabaye yarakoze ubukwe cyangwa ari mu nzira ziganisha mu gukora ubukwe gusa nta bukwe bwe tuzi hafi aha na n'uburi hafi aha gusa umurebye nk'uko bikubona muri video imiterere ye ubwiza bwe imisusire ubwo ndashaka kuvuga taye imisusire nayo ndakubaza imisusire ni iki imisusire ni imisusire nyine ibisusu nta bisusu navuze ni imisusire ariko twanavuga ko ari naho havuye ijambo ibisusu wenda nawe ari ku rutonde rw'abakobwa 10 beza mu Rwanda kandi bateye neza cyane niki bakwiye gukora ubukwe. Reka dukomeze cyane tugeze ku mwanya wa karindwi. Uyu mubyeyi wo ku mwanya wa 7 ndamwita umubyeyi kuko yarabyaye kandi kubyara no umugisha ndetse n'ishema ry'umubyeyi muri rusange ariko benshi cyane bamumenye mu bikorwa bitari byiza nyuma yo kubyara. Byiza gute? Bitari byiza niko byitwaga cyane cyane ugendeye ku myambarire. Bibazaga sura ki burere ki aha abana be ahazaza agaragariza ku bana be nimba ari umubyeyi wambara utwenda tw'imbere atari ku mazi ari mu nzu agafata video ari kubyinisha ikibuno. Yitwa Shadia Mbabazi yamenyekanye cyane bwa mbere yamenyekanye mu ndirimbo buhoro ya King James ari video vixen wayo mu nyuma yaho nibwo aje kuza kubana mu nzu imwe na Meddy Saleh babana nk'umugabo n'umugore amutera inda babyara n'abana bagira kuri 2 gusa mu nyuma ibyo kubana kumvikana biranga. Shadia Mbabazi mu nyuma ngaho twamenye Meddy ko ari umukunzi wa Shadia Mbabazi tumaze kumenya Shadia Mbabazi cyane cyangwa reka mvuge Shadia muri rusange aza no kuvuga mu nkuru nyinshi zitandukanye z'urukundo cyane abenshi baramushinja kwiyandarika muri rusange. Niwe muntu wafashe izina rya mbere rya Slay Queen mu gihugu cy'u Rwanda arizamura ritumbagiza umuntu wese ukeneye gutera ikirenge mu cya Shadia by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga agatwara rya zina rya Slay ryazamuwe na Shadia Mbabazi. Ni umuntu wazamutse ku bufatanye n'ubufasha bwa Dekate by'umwihariko bitewe n'ukuntu akundaga kumuvuga cyane amukasa biza gupromotinga rya zina rye. Shadia Mbabazi ku myaka itari mike kuko ni umubyeyi w'abana 2 bwira ko ku myaka Shadia Mbabazi itari mike ukurikirwa n'abantu basaga ibihumbi 800 hafi miliyoni akora mu Rwanda kurikirwa n'abantu muri rusange akaba afite abantu batandukanye by'umwihariko kurimo ab'igitsina gabo b'inshuti za hafi. Uyu mubyeyi nta hazaza cyangwa igitekerezo yeretse abamukurikira ko yitegura gushaka umugabo. Ubundi dukoze imibare neza
twavuga ko Shaddy afite abakunzi byibura miliyoni, muri uru Rwanda rutuwe na miliyoni 12, byibura umuntu umwe ku bantu 12 yego yaba azi Shaddy. yego none kuko abagabo wenda ari bakeya mu Rwanda, kimwe cya 12. oya ni kimwe cya 10, kwa ngo miliyoni ni kimwe cya 10 cya nibyo ra. Oya reka twe kubitinda, reka dukora imibare yumvikana twe gucanga abantu, simple mathematics. byibura ku bantu 12 hano mu Rwanda umuntu umwe yakabaye azi Shaddy. noneho byibura ku bagabo 8 yego cyangwa abasore 8, umusore umwe cyangwa umugabo umwe yakabaye aziranye cyangwa azi cyangwa yarabonye cyangwa yarumvishe izina Shaddy. gusa nawe nyuma yaho urushako bidakunze, hakaza ibyo kuba slay queen ndetse n'iri zina karitumbagiza, Shaddy nawe ari kuri uru rutonde rw'abakobwa 10 twagarutseho, turi kugarukaho n'ubundi turindiriye ko bazakora ubukwe bitewe n'ubwiza bwabo, imisusire yabo, ikimero gikurura abagabo, n'igikundiro by the way, n'igikundiro kirangaza benshi cyane bababona. uyu mudamu Shaddy Mbabazi mu misi yashize mu mwaka wa 2019 byibura nyuma yo kutwereka ko afitanye umubano wihariye na Diamond Platnumz, ndetse na Diamond agatangaza ko we ubwe yifuza gutura mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi batekereje ko ubukwe bwa Shaddy na Diamond buri vuba ahangaha. mu nyuma nibwo baje kwibakana avuga yuko ari inshuti zisanzwe, babana nk'inshuti zisanzwe, nabijyanye n'urukundo byihariye biri hagati y'abantu bombi, binatuma Shaddy atakarizwa icyizere mukurikiraga yuko byibura ubwo bukwe bwa buri hafi aho ngaho. Ku mwanya wa 6 hari uwitwa Arioni Uzindo, afite imyaka 29 y'amavuko, arakuze cyane, arabura umwaka umwe ngo ajye gutaranuza, ave mu rubyiruko ajye mu bakuru, agiye mu bakuze. yicara arajya tugira inama ati bana bangiye muri za 2 byari bimeze gutya na gutya, but kugeza uyu munsi aracyari single, maybe and searching cyangwa se single and give up. aya ku giving up mu bantu bari kuri uru rutonde nabirimo, kuko uyu Arioni yego yakoze umuziki mu kera kuva za 2012, arakundwa by'umwihariko n'ab'igitsina gabo. Arioni yabaga ari kuri stage ku myambarire ye agaragaza imisusire wa mugani wawe, byatumaga ab'igitsina gabo bari munsi ya stage bavuga ati hejuru. Ibyo bintu byose n'ayo mahirwe ntago twigeze tubona ukubibyaza umusaruro kwa Arioni Uzindo atubwire ngo right now mfite umukunzi. Na rimwe yigeze yumvikana mu nkuru y'ukurongorwa mu gihugu cy'u Rwanda. Sinzi niba gukunda kugira ibintu bye ibanga cyangwa se ari uko byagoranye ngo binagorwe kugira ngo byibura abone umutereta simbizi. Gusa kuri ngubu ni umukobwa nawe aramutse yiteye yiminjiremo agafu gapostinga agafoto bamupropose byashimisha benshi bamukurikira, banamukunda, banakunze umuziki akora muri rusange. Ku mwanya wa 5 ubwo twinjiye muri babandi bakomeye cyangwa beza cyane cyangwa mwamenye, ku mwanya wa 5 hari Nana na Deje. Mumuzi muri filme nyarwanda, by'umwihariko muri filme ya City Made, aho ahanganira umugabo cyangwa umukunzi na Nikuze Piorette. Uranza abana muri City Made, kandi ubwo wasanga abadukurikiye nizeye ko muri gukora subscribe kandi ko muri gutanga comment. Turi ku mwanya wa 5. Nana Deje afite umwana w'umuhungu umukuru. Mukuru. Mumubonye cyangwa mugize amahirwe yo kumurabukwa mukareba ukuntu uyu mwana ngana, mwakwibaza impamvu ki mama we umubyara adakora ubukwe. Kuko Nana Deje ni umwe mu bakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga bafite imirimo
y'amaboko izwi yego kandi binjiza agatubutse, Yego. washyiraho n'impano afite muri sinema ndetse n'ibijyanye n'ubuhanzi kuko yabayeho n'umuhanzikazi Yego. mu myaka ya 2010 yitwa Queen Nadege. yego. Ibyo bigatuma byibura aba exposed cyangwa abasha kubonwa n'abagabo Yego. nabo bari single Yego. cyangwa bakwakira umukobwa ufite umwana cyangwa umubyeyi Yego. ufite umwana wifuza kubaka. muri abo nanjye najyamo. Yego. Tukibaza impamvu ki Nana Nadege adakora ubukwe cyangwa tutamenya inkuru z'urukundo rwe, Yego. kuko kuva yabyara cyangwa kuva atangiye gupostingira umwana we mukuru, kuko n'umwana buriya Janvier uzatinya umwana ujya muri pisine koga. Yego. Janvier ndabizi utinya amazi, nayo mwibase manza gushyiramo urutoki ngo ndebe niba atari kure. ngo tekereza umwana ujya muri pisine koga. Yego. Ubwo mama we yaba afite imyaka ingahe? byibura nka 32. Rero Nana Nadege afite imyaka 29, nawe murumva ko akuze kandi ari gusatira ya myaka ituma uva mu rungano. Yego. Ugasanga inararibonye ndetse n'abakambwe. Yego. Nawe afite imyaka 29 asatira 30. Tukaba rero twibaza impamvu ki adakora ubukwe. Mbere yuko tujya ku mwanya wa 4, Yego. reka twibutse abantu gukora subscribe Yego. ndetse banakore share, Yego. no muri comment batubwire se abakobwa basigaye Yego. cyangwa abagore basigaye, akaba ariko mbivuga, ariko ni abakobwa, Yego. barumva ari bande, baratekereza ari ndiri ku mwanya wa mbere. baratekereza ari nde uri ku mwanya wa mbere, afite imyaka ingahe? Twihuse cyane ku mwanya wa 4, abazi indirimbo bagupfusha ubusa. Yego. Ni indirimbo yasohotse muri za 2013 ndumva 12. Aha, 3 na kano banze. hafi aho ngaho za 2013. Baribuka igitero cya Fireman. Yego. Kigira kiti ni gute umwana nk'uyu yapfuba, bakamupfusha ubusa. bebe vayo. Ati iyo nciye hano bari kugutereta ndahwera nkaburaho mwira. Ku mwanya wa 4 rero hari Priscilla cyangwa Princess Priscilla. Abazi umuziki nyarwanda bazi neza ko uyu ari we mukobwa waririmbye indirimbo yitwa Mbabarira, buri muhungu yumvishe cyangwa buri mugabo yumvishe akifuza gusaba imbabazi umukobwa yahemukiye. Muri iyi minsi afite indirimbo yitwa Kaka Geste, ndetse hari indirimbo afitanye na Meddy yitwa nka Paradizo. afitanye na The Ben indirimbo bitwa nta cyadutanya nziza cyane. murumva ko n'amagambo y'urukundo aririmba yatuma uyu mukobwa yibura. Yego. Yakabaye afite urwe rugo. Kandi ariko abantu nuko nyine umuhanzi akora indirimbo tukayifata mu buryo bwa gihanzi ko yaririmbiraga twebwe, mu by'ukuri ugasanga kari kanarimo. Izo ni indirimbo bita nkeneye umukunzi. Sinzigira mubabaza. Ngiyewe nzarinda kwicuza umukunzi nkeneye. Yego. Mwabahungu mwe, mwabasore mwe muri tayari mwaritse ko abaza umwana w'abana. Aba bantu tumaze kuvuga nimba witeye yafashe icyemezo yereka abantu ko ari single. Ujye Priscilla nk'umukobwa mwiza by the way. Yego. Byari bigoranye ko utamwumva mu nkuru z'urukundo. Ujye Princess Priscilla yavuzwe mu nkuru y'urukundo na Lick yu producer umwe mu bambere bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ni nawe ubanza ubundi wanabyaranye na Other Pass. Bivuga yuko yagiye muri Amerika musanzeyo. Yego. Bakajya kubana nk'umugore n'umugabo mu nzu imwe. Bikaba ibyo ngo byateranyije Lick na ba Meddy na ba The Ben. Yego. Yagize gusakuza mu minsi yashize na Place One birasakuza cyane kugira ngo bakore iriya ita More Music. Biza kongera kuvuga yuko uyu Priscilla ari mu rukundo rwanyarwo rwenda no kugera ku ndunduro zo kubana we na King James.
ni nyuma y'aho byanagaragajwe n'amashusho y'indirimbo ndagutegereje King James yakoreye muri Amerika bivuga ko yarasuyeyo Priscilla. Izo nkuru zombi nta nimwe yigeze ishimangirwa n'ukuri hagati y'abo bombi nkubwiye, yaba King James yaba Priscilla ndetse na producer Lick umwe mu bakoraga indirimbo zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Priscilla inkuru z'urukundo ze zabaye nka yamvura kuba ariko nigwe bitewe nuko nta musaruro ufatika cyangwa se ikintu navuga ngo kigaragara zigeze zigaragariza abakurikiraga banakundaga by'umwihariko umuziki nyarwanda n'abahanzi muri rusange. Uyu mukobwa akamaze gushyitsa imyaka 28 yose y'amavuko, ari single, nta mugabo nta n'umwana uzwi afite, akaba ari umukobwa mwiza buri musore wese yakunda, akaba ari umukobwa burya ngo akenshi umuhanzi akunda guhanga akamurimo n'abaraperi. Buri iyo umuraperi arapa bafite impamvu ari kurapa n'ikindi kintu, inganzi igira inkomoko yayo. So ibyo bigatuma Priscilla nibaza nese kuki Priscilla atarongorwa. Habuze iki kugira ngo Priscilla abone umusore uhwanye n'amarangamutima y'umutima we? Yego. Habuze iki kugira ngo Priscilla nk'umukobwa mwiza yitwe mama w'abana, yitwe mukarunaka, yicare mu rugo nawe akenyera ibitenge amere nka Butera Knowless? Aha, nka Butera Knowless, amere nka Butera, bagire studio mu nzu nka Clement n'urugero, aririmbira umukunzi we, aririmbira umukunzi we kuri piano. Arambwira ngo ntacyadutanya baby. Oha, wabyumvishe? Yicare rwa rukundo yaririmbiraga abantu aruririmbe mu matwi y'umukunzi we. Akageste gato twe twita gato cyane, iyo ngeze ku rukundo ndatuza kuko Imana ijya kure mu rukundo, sample yarwo rukuye muri jewe, ninjye gisobanuro cy'urukundo. Abifuza nimero ye ni 078. Urukundo ntago rusaba ibintu birenze, sinzi niba uri kunyumva neza. Urukundo ruriyoroshya, ruca bugufi, urakiranuka, urababarira, rurizera, ibyiza byinshi urabikora. Akageste gatoya, hari umutipe nabonye wa postinze bombo yo ku gati yahawe n'umukunzi we ku isabukuru y'amavuko, ariko niyo gift ya postinze kurusha izindi zose yahawe, yewe ntazo bari wazo. Ijwi ryiza rya Priscilla riri mu matwi y'umusore mwiza yakunze yihebeye, mu gitondo agiye mu kazi akamanza kamwe yawe meze bite, bagira ngo ugire urugo ruhiye. ubundi yararimbye ati iba anisafa biririmba ati ibazi iyo nzobe yawe, yabwaga Priscilla sohokanye n'igikara cyanjye wamunyegerezaho yuragahe gato namusogongeza ku mahundo wankuma. So ku mwanya wa gatatu hari Gahongayire Aline. Benshi muramuzi, ntabwo tumuvugaho byinshi, ni inshuti magara ya Knowless Butera, yego, Jeanne d'Arc. Uyu Aline Gahongayire benshi mu muziki ku mbuga nkoranyambaga, yego, ndetse n'inkuru ye y'urukundo n'umugabo bigeze kubana benshi murayizi. Hashize igihe kinini kingana n'imyaka 4 cyangwa 3 batandukanye, yego, haba mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse no mu buryo busanzwe. Yewe n'uyu wahoze ari umugabo we yamaze kwiromariya cyangwa yarishumbishije, yego, akora ubukwe ndetse yanavuye ku butaka bw'u Rwanda asigaye abimahanga. Rero Gahongayire harabura iki ko benshi nyuma yo kumva inkuru ye y'urukundo, nyuma yo kumva ibyo yanyuzemo, akagira ibyago agapfusha umwana we w'imfura witwaga Ineza, ndetse anakunze kwitirira bimwe mu bikorwa bye byo gufasha ndetse n'ibikorwa bya kimuntu byo kugira umutima mwiza asanzwe akora. Benshi batari bake abagiye bamugira umutima w'imuwe, kandi burya umutima w'imuwe uvamo urukundo. Yego. Habura iki ngo uyu Aline Gahongayire
akore ubukwe. Ntekereza ko ku ruhande rwanjye ashobora kuba gifite ibikomere mu rukundo. Ikintu cya mbere kigorana mu rukundo kinababaza ni igikomere cy'urukundo, kuko iyo watengushywe n'umuntu wizeye mu rukundo byarimwe gusa, warahaye ibyawe byose, waramwizeye. Abantu bibuke ko uyu yahoze ari manager we, yego, yahoze yareberera inyungu ze mu bya gihanzi, yego. Ntekereza ko ikintu nk'icyo ngicyo kibaye ku muntu cyane cyane mu rukundo bituma umutima we uva ku rwego wari uriho mu mitekerereze, imikundire y'umuntu, by'umwihariko kuba igitsina gore. Sasa rero byanamutwara umwanya muto kugira ngo azinukwe igitsina gabo muri rusange. Ngendeye ku nkuru numvishe mu bijyanye n'amarangamutima n'urukundo zabaye kuri Gahongayire Aline, nkanagendera ku kuba narimwe atajya yumvikana avuga ku bijyanye n'urukundo cyane cyane kuba yashaka undi mugabo. Ndatekereza neza ko, ntago nemeza ariko ndatekereza neza ko bishobora kuba byarateye ibikomere ahuye nabyo mu rukundo. Hari ikintu nibaza, reka tukivugeho gato twibutsa abantu, abakobwa beza cyane mu Rwanda kandi bateye neza, turindiriye ko bazakora ubukwe. Nari ngiye kuvuga ni Gahongayire yigeze gutanga ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo, yego, ngira ngo nubwo buhamya nabwo ubwabwo bwabaye kururu, avuga by'ibikomere, yego, ati niba umuntu yakubabaje dia babara, ariko Imana ifite ukuntu ibigenza, yego. Ese kuba ari umukozi w'Imana, yego, kuba afasha abafite ibikomere, yego, kubikira, ese igihe nticyari kigeze ngo yongere agire ibyiringiro by'urukundo, yego, kandi yongere ajye mu bunyunyusi bw'urukundo nk'uko inshuti ye magara Butera Knowless nawe ari mu rukundo na Ishimwe Clement, akaba ari umuryango wagutse mugari wishimye ugenda ukura ubona umugisha w'urushako, umugisha wo kuba mu ijuru ritoya. Ese Aline Gahongayire nakwiye kuva muri iyi si, yego, akaza mu ijuru rito tuvuga reba mu rushako, yego, akaba yakubaka? Wowe ubibona gute? Birakwiye ntabwo bikwiye? Mvuze ko bidakwiye ntabwo naba nkunda Gahongayire Aline, kuko umuryango uraryoha, umuryango ni ishema. Iyo hari ahitwa kwa runaka, wowe ubwawe aba ari ishema muri rusange. Iyo utaho ugasanga umwana, ugasanga umugabo, ugasanga akazi ni mu rugo baje kuza ko ufite umuryango cyangwa ufite urugo, ni ibintu byacu bakomeye cyane. So birakwiye ko Aline agira umuryango cyane cyane umukomokaho, ubwo ni umwana azakura ku mugabo, na ya nganzo ye igakurikirana umuryango nk'uko twagiye tubona ahandi hagiye hatandukanye. Aline Gahongayire akagira ibyishimo yibagizwe n'ibikomere yagize hambere. Burya umuriro uzimywa n'amazi, yego, ubushyuhe bukagabanywa n'ubukonje. Ubushyuhe mu bundi biraka kandi cyane, biratokombera cyane. So ngeze ko Aline natuza cyane ko n'umama ngiye nubaha cyane, so ndetse nanakunda. Ngayo nguko rero, reka tuvuge ngo tugire duti ngayo nguko. Aline Gahongayire ari ku mwanya wa gatatu, gusa mbere ko tujye ku mwanya wa kabiri n'umwanya wa mbere, reka tubibutse ku mwanya wa 10 twahabonye Nikuze Violette, afite imyaka 28. Mwanya 9 haza Asia Mutoni ku myaka 28. Ku mwanya wa 8 hari Miss Gisabo, afite imyaka 24. Ku mwanya wa 7 hari Shadia Mbabazi aka Shadibu, imyaka ye benshi murayizi kandi muzi ko akuze, kandi munazi ko ari n'umubyeyi, bityo imyaka ye biragoranye kuyimenya. Ku mwanya wa 6 twahasanze Ariyoni Buzindu, afite imyaka 29. Ku mwanya wa 5 hari Nadege Uwamwezi uzwi nka Nana, n'imyaka 29 y'amavuko. Ku mwanya wa 4 twahasanze Princess Priscilla, muto mwari nk'uyu yapfuba, come on, bakamupfusha ubusa, afite imyaka 28.
mwanya gatatu tuvurana nangaha hari umubyeyi Gahongayire Aline, ni umukozi w'Imana kandi cyane avuga ubutumwa bwiza bw'Imana abinyujije mu ndirimbo. Ku mwanya wa kabiri rero ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda kandi bateye neza, turindiriye ko bazakora ubukwe niki abakunda Kiss FM, abakunda ibiganiro bya Kiss FM cyangwa abarebye Miss Rwanda, uyu baramuzi. Ni umukobwa muremure ushinguye uteye neza cyane, ufite igihagararo gikwiriye kandi gishyitse cyane. Umwitegereje mu maso ukareba imisatsi ye ukagera, hari ijambo abantu bajya bakoresha ngo umurondoye. Uyu Bagwirekeza Joanna umurondoye ukamureba wakwibaza utese muri Kigali, nubwo wenda turi muri guma mu karere cyangwa bitewe na COVID-19 ibintu bitagenze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ese COVID yaraje abagabo b'i Kigali mwibagirwa kureba abana beza mwakunda kandi mwakubakana mukagira umuryango unezerewe. Yego, kuri Bagwirekeza Joanna myaka 24 y'amavuko ye, yego ni muto ariko ku myaka ingana nk'iya Miss Gisabo, ntago ari bakuru bo kwihutishwa kurongorwa, ariko nanone si bato bo gutangwa na Karasira. ariko umugisha w'inyamanza si wowe wibishwe. Ikibazo kindi nakwibaza kuri abantu babiri, kuri Bagwire plutôt, kuri Bagwire na Miss Gisabo, ndetse nkanabihuza na Karasira wacu ku myaka navuga ngo hashobora kuba afite munsi y'iyabo cyangwa bangana cyangwa n'urungano rwe, bakaba batararongorwa. Yarihuse Karasira cyangwa bano baratinze? Icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza, tunabaza abadukurikiye. Bansubize muri comment hasi. Karasira yarihuse cyangwa bano Joanna na Gisabo batinze kurongora? Gusa impamvu Bagwirekeza Joanna ari kuri uru rutonde nuko bamwe mu rungano rwe bamaze gukora ubukwe. Harimo uwitwa Miss Umuhoza Sharifa. Yego, Sharifa hashize imyaka isaga 4 akoze ubukwe, yashinze urwe rugo. Ndetse harimo n'undi mu Miss babanye muri Miss Rwanda 2015 wakoze ubukwe, ari n'amaciye muri za 2019 bakoze ubukwe. Byo ntabwo twabitindaho cyane. Ikibazo ntabwo tukizi neza. Uyu mukobwa muri kureba kuri screen zanyu ni mwiza cyane pe. Murabona atari mwiza? Ni mwiza cyane pe. Murabona adateye neza nk'uko inkuru yacu bivuga cyane? Murabona habura iki ngo akore ubukwe? Ko akorana na Austin, agakorana na Rutura nawe kiri umusore, harabura iki ngo akore ubukwe? Yego, nubundi iracyari Kigali 250. Kora subscribe wowe gusa, ubundi nkwereka ibindi ngukorera, ubundi induru zivuge. Ni abakobwa bagera mu 10 beza cyane mu Rwanda, bafite igikundiro kandi bateye neza en plus bibyamamare. Turindiriye ko bazakora ubukwe. Ku mwanya wa mbere uyu mukobwa yakoze byinshi bigiye bitandukanye, ni umunyamafaranga abarwa mu mamiliyoni. Ni umwe mu bakobwa bakibagena mu modoka nziza muri Kigali ya miliyoni byibura 25, make cyane. Akaba ari umwe mu bakobwa batuye mu nzu nziza cyane muri zabo bwite. Akaba ari umukobwa ufite, ari umwe mu bakobwa bake bafite utubwa twiza zabo ndimbwa cyane. Akaba ari umukobwa uba mu myidagaduro utamenya impamvu ayibamo. Impamvu mubwira icyo ngicyo, uyu mukobwa yamamaye byari bigoranye cyane ko
ku mbuga nkoranyambaga umuntu yimwerera kwamamara aba Miss MTN yego akaba Miss Nyarugenge. Uyu mukobwa nyuma yaho ngaho nta kindi gikorwa navuga ngo cyari kongera gutuma uyu mukobwa akomeza kwiruka mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ni umukobwa ufite amafoto meza, wifotoza neza ndetse unasa neza. Uyu mukobwa afite inzu ye bwite y'imideri, yego, akagira amaduka arenze imwe mu mujyi wa Kigali. Ni umukobwa uko bukeye akumva akumbuye Paris, afata indege akajya Paris, private jet. Ni umukobwa uko bukeye akumva akumbuye kujya Liverpool, iyo indege akajya Liverpool. Gusa ni umukobwa ukiri single nk'uko bigaragara. Yitwa Keti Bashabe, ni umucuruzi, akaba ni umunyemari, rwiyemezamirimo, ni umunyamideli, ndetse iby'akarusho by'akarusho 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 ni umukobwa ukunda siporo, yego, kandi taye ye uwamubonye 2016, uwamubonye 2010 aba Miss MTN, niyo amubonye uyu munsi aramutangarira imiterere ye. Aberwa yambaye ijipo ngufiya, yambaye ijipo ndende, yambaye ikanzu, yambaye ipantaro, yambaye sinzi, hari ukuntu abakobwa bajyanisha, ngira ngo muri kubibona muri video. Aberwa yambaye inkweto ziciye bugufi, aberwa yambaye inkweto ndende, aberwa yifubitse, aberwa yambaye agatopo, aberwa ari muri siporo. Mbese uyu mukobwa muvuze aberwa ari i Kigali, ndetse anaberwa ari i Paris, yewe anaberwa ari Dubai. Gusa biratangaje kuko uyu mukobwa afite hafi imyaka isaga 30, ishyira 31, akaba ari ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda b'igikundiro kandi bateye neza, by'umwihariko b'ibyamamare. Uyu mukobwa rero akaba ari we uri ku mwanya wa mbere ayoboye uru rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda. Twabahitiyemo tubona ko bateye neza kandi bafite igikundiro, ariko iki tukirindire yuko bakora ubukwe. Mu bijyanye n'inkuru z'urukundo, uyu Keti Bashabe yavuzwe mu nkuru y'urukundo na Meddy. Icyo gihe bari bakuriye San Francisco, niko bitekereza, mu kabyiniro kamwe bafatana ifoto ndetse anamuha n'impano y'umupira, bigenda byibutsa cyane yuko bari mu rukundo. Ndetse bari kuvuga mu rukundo na The Ben cyangwa se Benjamin Mugisha, ariko biza kuza kurangira amakuru bose bayakanye bavuga ko ari iyo. Mu minsi mike ishize niba byibuka nibwo yari amaze iminsi rwose yigira Liverpool akicara muri first class VIP yo ku kibuga cya Liverpool Anfield Road, akafana match. Kuri ibyo, iyi ni inkuru yavuzwe ku mugabane wa Afurika, kubona umuhungu nka Sadio Mane, usibye kuba ari icyamamare mu mupira w'amaguru, naho ubundi bavuze ngo uyu mukobwa mureba, uyu murora na Sadio Mane barakundana. Utazi Sadio Mane wavuga uti nk'abantu mwe kuki mubeshya ntabwo Sadio Mane atwika. Tuvuze ko uyu mukobwa afite imyaka 30 kandi atarakora ubukwe, akaba akiri single, mwavuga muti mw'abantu mwe kuki mubeshya. Ariko ntabwo tubeshya, kuko ubu n'ubucukumbuzi tuba twakoze. Tubashimire rero, tubashimire kuba mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro kigaruka ku bakobwa cyangwa ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane mu Rwanda b'igikundiro kandi batereza. Turindiriye ko bazakora ubukwe. Ngewe nitwa Icyogere mu Nkuba indwanyi cyane, natunguwe cyane no kubona Keti Bashabe ndetse na Miss Gisabo hamwe na Nikuze bari kuri uru rutonde. Mbere yuko dusoza, ukore subscribe nawe tubwire wagutunguye, ndetse unatubwire icyo twazagukorera mu minsi iri imbere.